Vitesse. Ça va, Olivier? Meze neza. Meze bon. Narabuze. Bandi gitashaye Kigali ntabwo bizi nawe ukuntu biba bimeze. Nawe ntujya wicara kabisa. Kwicara se bikavamo. Bandi guhiga ibiceri. Ubu ukiri muri ka kazi kawe n'ubundi. Izi se nakareka nta mikino. Ntabwo nkubonye nkukeneye. Ushaka umukiriya? Byataye. Ahubwo ibyo nibyo mba nshaka. Ahubwo se hari uduhari twiza tumeze neza kabisa. Tumwe ngiye mwikundira maneke. Sanzanira ibintu by'ibigiga mbabarira. Ikundira utumaneke. Taille française nyine tu. Ugacigatira fresh kabisa. Utwo nitwo mfite gusa. Uravugisha ukuri? Tutwana tumeneka. Umva twirekura noneho utunyogwe tutarasasa nyine wakambonera nkaryari. Yego ko mana yanjye we icyambere ni gutya. Kashi ubizi se? Nawe urabizi ko icyo ngicyo atari ikibazo kuri njye. Ukimara kuyankubita rero umuti warangiye. Nongera kuguhamagara nkubwira gahunda nyine nkubuza no mwana. Nekenekire nshaka nyine agakobwa urumva? Kinzobe kimibiri yombi kananutsemo tagataye nyine gatoya. Ndakagushakira tarengeje nk'ibiro 60. 60 gafite nka 45 50. Ubone yaba umwana. Yaraga bari umwana. Saka unase dutaye nuzwa nta biro byinshi baba bafite. 60 ari igihe kiba cyatangiye kukiba. Kere nivugishije ukuri. Ari umuntu ugira ibiro 45. Ntabyo uzi. Nzagutungure se nkakuzanire ubikurenge. Kandi witaho na telefone waba uri kugira gahunda wakomanguka akaguruka gafite ukajya gukira. Ngiye nkunda umuntu urumva ibyo bintu. Urumva? Urumva? Geresha gukosora kuburyo bw'abajana guteka ugace gato. Munakomanga utugenda utarekeye ukomeza agenda ukingura itavuye mu. Nkako kabisa ubundi niko mbanje. Rero nangi ibiro byanjye ni hafi ya nabi mbajaka kantu katangura nyine tu. Akanyenyeri hafi aho rero. None uranca ngaze ko ni. Umaye jana ni umara kuryoherwa uzampa ndi ntayakwatsi. Kandi ngenza gutamo umwana uryoshye. Ngiye ngiye kuba ngo waye 60. Okay ntaribi. Ariko nyine ubwo ndabo urabundi mideni nimara kubahuza uzampande. Nimara kumuzana nyine tuzavugana nkongera yandi. Uzanyongera yandi ntago wanyambura ngo bikunde. Sirama kanamba kawe hano. Shana ngiye kugukorera umuti ku buryo uzumirwa nyine. Kaniro kanje naka. Bitubikurikirana. Ni 70 ngiye gushyira. Okay nta kibazo. Ngo nayo ndoturonye. Okay. N'umunsi nimwe wakabonetse cyangwa ejo nari. Hamagarira nugira ikibazo. Yego nibica mu mutima nyine muri system umuhane gahunda. Cyasaba nizere ko utari bonengo rero. Uko nge nagutenguha kweri. Kambe ngeze mu rugo turi kumwe kabisa. Ndakurya koro mwana. Sawa. Ntabwo njya mpinzamo kandi urabizi. A few moments later. Agiye kana kakamaneka ndagakura hera. Wahamagara Liza. Liza niwe muntu tuziranye ku madiro utapfa gukamburira. Naho nta nkokiruka nabona yamusubiza rwose ngomba nkamubonere hasi hejuru. Hello? Shubite? Meze neza? Za diru zacu se ntubizi? Bacaka kana gatoya kananutse kakamaneke kagasirimu gasa neza kambaye neza nyine kameze neza afite umukiriya. Ndagashaka vuba hashoboka ahubwo ntunyereze kanshakire vuba vuba maze yanansigiye avance. Umva kambonere vuba vuba rwose ataza kunteza ingaru mbabarira pe. Nshaka yuko nyine ajya kongera kumpamagara wakanzaniye nakabonye nkahita mbahuza ubundi akanyongera yandi tukirira ibiceri.
sawa Shariza nkunda ko nawe ukorera imbere pe ngaho bikurikirana ubwo urambwira urakanzanira sawa ntari ubwo ndagutegereje rero kanzanire turebe byari byo sawa shu merci wow Shariza niwe wanjye ubundi rero turya amafaranga twitonze nta n'ikintu twakoze Kigali wayibamo nta bwenge ufite Shaivo Nikreni urabona umushinga wacu ko urimo kugenda uranira gake gake ahora n'ikikomba nanumiwe reba ukuntu usigaye ingana twagira ngo baranabiroga si gusa wanya ngo baradupompa sindi tubyiboshywa n'iki umva numbaze ariko mbanza sinzi ikintu kitubyibushya rwose ikibabaje rero ni ukuntu ibintu byo kubyibuha bitakigezweho ujya ubibona habe na gato habe na gato birabishye nta muntu ukibikunda ntacyo pe ujya ubona ukuntu tuzagenda dukubitwa gahoro gahoro uzi ko ugenda ukamera nk'umukecuru w'imyaka 100 kandi ukiri mutoya ese uburyo mbonye n'wagira ngo ufite 92 none se ntabwo wari ukuntu abantu batakikwiteza rero ubu ngubu umwanzuro uhari ubu dushaka abakiri batoya nyine ariko tukabacuruza kuko nta wakureba nawe nta wandeba nta amafaranga twayakura kikaba ari cyo kidutunga kuko rwose so rero abasore b'i Kigali nabo baba bashyushye twamaneke jambo baba bameze ukakujya ubona ukuntu abasore b'i Kigali bikundira amaneke cyane kurenza twebwe tudumbaye injira dutanzwe tugezwe shisho sho ni wowe bigeze tumeze neza nyaba bashitse amubonye murakeye kamaneke koze murakeye kamaneke pe zengurukaho gato kureba ya size ubu nicyo nkwemerera wowe ubu urimo neza mu kazi none rega ntabwo ukina mu kazi umusho witwa ndetse kwa soso amakuru tagataye keza soso murakoze wambaye wig nziza niba ari gato kweto hagaze kwate kandi cyari kana ndabona ari sawa pe kana ndabona ari sawa wajyanishije n'agasaha niyo nakubwiraga rero nanje kuguhosa nawe twakiriwe neza soso ndabona ufite agataye keza pe ndakwishimiye murakoze cyane shamana sinjira mu rote tugezeho tumera kana oh Kireni yola ndababona tubaturi ntago dutinza biza biti bitese nowe muraose se nawe amasa ntiyago hari kwibwira nawe ngwise washakaga ntago kaga size kabisa umva hanga noneho aha ni sawa kabisa umwana witaba na telefone we wow umwana witaba na telefone umva cyaze kabisa niwe wanjye amubonye mwana aha ni sawa n'icyumba kirateguye hito bikurikirana nta wasi ntabwo utunganyirije ntari bakwita ndetse twa soso soso ni karibu tu
twumviriza ariko gutondesurira ntabwo bagiye abatabikoze mvagira muri intambara y'isi ya kane uvugira ni rusa soso nizira toka bazimu basi soso kumukure usikafite ubwana nziriza hey ni kinyabibiri cyangwa ni ibiki ngiye gukora hano kuri pe soso kafite amabere ari hose nzanira umuntu mwana bigenze bite Olivier Olivier wambwiye ko ushaka umuntu ufite agataye kaza basi igihe ngo utume umuntu ufite taye nziza nagutumye umuhungu wiki yewe wabonye ndi umutima uwo muhungu we nese umuntu washaka n'umuhungu ni umuhungu Olivier nese soso nawe cyangwa ntabwo urebye neza soso cyangwa abantu urareka ukuntu wadutesha utayifata ukadutesha mukuremo ibyo bisatsi urebe mukuremo ibyo bisatsi reba ku gatuza mwitonde ntabasomera itonde ntagusomera amatetano ukazana amateka ku matsi mukibaza ati usi umwana aturuka kandi bunaga mureke mbarabure neza muranyishyura amafaranga yanjye cyangwa amafaranga murezi wakoze iki ako kabuno kawe wirwa uzunguza wenda wakubwiye ugakene wangegera we y'umuhungu iyo ujomba mu kabuno iyo ujomba mu kabuno wabonye nta kwinjira si shinguka aho aho bigeze satani yafashe isi neza neza nitwe soso genda sibyo genda soka muri iyi nzu ugira vuba ngenda senya kiromba gusa umuhungu wakibyaye nawe ucumenya n'abantu baciriritse kuriya ibintu muzi ni ibiki ni ibintu ntabwo mbyumva yariza namugenzanira akana kirekura kameze neza gafite ibiro bike ku buryo aza n'umuntu akagira hano atarabona none ko natwe twamubonye tukabona ntabwo ntiwamenye ibyayo gafite agataye keza uko mwamubonaga mujye mugabanya iyo mikino mwana nimubona ariko ajya shariza uramema njye namubonye na ziriya mpfundikwa mpita mbibona nuko nabitinzeho nyine tu nsubiza hano rero gira nereza ibyanjye ko Olivier wakwihanganye nta bintu byinshi nshaka kuvugana namwe shyira amafaranga yanjye nishiko komeza ko Mana sinshaka ubwo sura amafaranga twaratishyafite wowe sinshaka kugira umugore nsera nawe ubundi nta na gato wakoze wowe unzaniye reka mbabarira njye nta mafaranga ubwo wamaye makeya nkampaye kare ni gutuza niwe twavuganye gira vuba mumbure rimwe washyize ahangaha Olivier nyine mva mubwire ngiye kugushakira kandi nyine kameze neza kakana rero uzaba nazibonye ntacyo mfata umireza amafaranga yanjye nari nza tuzagushakira twamaze kuyarya